Inkuru itangaje kandi ibabaje mu karere ka Kamonyi. Mu karere ka Kamonyi umusaza w'imyaka 60 yatahanye indaya ipfira iwe. Ni amakuru yamenyekanye kuri uyu wa 30 aho umusaza Semivumbi Abdul w'imyaka 62 wari ucumbitse mu karere ka Kamonyi yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore wakoraga uburaya kuko yapfiriye iwe ubwo yari ahamucyuye. Uyu musaza wari ucumbitse mu murenge wa Rugarika akagari ka Kigese mu mudugudu wa Bikamba yagiye gutabaza ubuyobozi bw'umudugudu yari atuyemo kuwa 28 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2025 ahagana saa moya z'ijoro. Avuga ko yahuriye n'umuntu w'umugore mu kabari akamuzana iwe ngo bararane, maze yamugeza mu nzu agahita yikubita hasi ashiramo umwuka. Ubuyobozi bw'umudugudu bwihutiye kugera iwe busanga koko umugore yapfuye, umutwe we uri ku buriri naho ikindi gice kiri hasi. Abavuganye n'itangazamakuru batangaje ko umusaza yavuze ko nyakwigendera akigera mu rugo yafashwe n'uburwayi bumeze nk'igicuri yitura hasi ahita apfa. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko bavuga ko nyakwigendera yapfuye bataragera ku ngingo yo kuryamana, ariko ababibonye basanze yari asigaranye imyenda y'imbere gusa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugarika Nkurunziza Jean de Dieu yatangaje ko inzego z'umutekano zatangiye iperereza ngo hamenyekane icyishe umugore. Ati icyahise gikorwa ni uguhita bajyana umuntu gusuzumwa, turategereje ngo tumenye icyo iperereza rizatwereka. Kugeza ubu Semivumbi yahise atabwa muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. Ni inkuru koko ibabaje kandi itangaje aho umuntu yatahana umugore ngo ajya kwiha kabyizi bikarangira ako kabyizi atakagezeho, ahubwo bikarangira nawe aguye mu kantu kuko iyo ngingo baka batarayigeraho. Gusa amakuru aracyatohozwa ngo bamenye icyishe uwo mugore, niba koko umusaza bari batangiye akazi ibyo byo ntitwabimenya, ubwo yenda ikizava mu iperereza tuzakimenya. Murakoze cyane, turabakunda.